power. So tell me why in the middle of the night the phone is ringing, tell me why she doesn't know you have a man. Your phone is ringing, baby, I got one question for you. One question. What the fuck is that? Oliver! bimeze gute inzazo muri sari harimo ibijyanye harimo papa ndose nabi inzozi zibaho ku myaka yanyu inzozi zibaho bimeze gute birakabije bimeze gute ndose inzozi mbi Oliver, njyewe mfite ikibazo pe gikomeye kuri uriya mukobwa wacu. ubibona ute wowe? Ndi kuryama sinsinzire kubera ibintu uriya mukobwa ari kwigira. Tanto we harose Joseph yaje yamubonamo ikintu kimwe bikishetani kama ni vipepo kandi bitugani sijui mtoto ataacha atupate ile tukao tunatafuta fika hako. Nikamwambia rero mama Olive. Uriya mukobwa. Nagiye nsanga ngo yashidutse. Ari mu yiterera hejuru ndamuturisha. Akubiyambye nago nabyumvisha. Ile ni maele. Nago nabyumvisha. Ile ni maele papa Olive. Ile ni maele manza tundi mugungu tu uri kumubesha besha. Uri kumubesha besha. Kanze mubwire kwanza. Nyumva kwanza, sibyo? Urabizi business yacu. Unaona ilishahomba. Kwa bule garçon, iwabo uriya muhungu. Suzikora bakiri cyane. Uzikuru nishimye. Kumva ngo ari kumwe na Joseph. Business yacu ndumva izaba nziza ariko reba ibyo umwana atangiye gukora. Nagira ngo rero mbire mu Olive. Bw'Imana ifite ko yaturemye. Ababyeyi b'abagore mufite umwanya kwita ku bana. Nubwo tubikora ariko mufite umwanya. Wongera umwite kumbwira ngo yarose arashiduka. Biba ngombwa ko namutuje aho naribonye ageze mu birere. Okay. Cyakubishiramo imbaraga ngewe. Ubu mbwira. Sinabikubwiye ariko Joseph narangije kumutumaho. Nibyo. Namutumiyeho aze tubivugane. Vraiment. N'umukobwa wacu ahari. Ntabwo ari by'amabanga. Biriya ni byiza. Noneho uko byagenda kose turi ababyeyi turamenya ukuri. Ntabwo yatunaniye. Sibyo. Ariko ntabwo twabimukundira. Mtoto mwata tushinda kweli? Oya ntabwo nabyemera. Turamenya impamvu. Tuimenye kabisa. Tuimenye ntabwo nabyemera.
Maman Olive. Maman Olive. Abe chérie. Ah, merci. Wanzanira iyo gurude yanje. Ndamushimye cyo kunywa. Iko wapi? Mwesi yone. Ndahari yanditseho ndengera iri hafi yawe nawe n'akazi kawe mama. Ngiye hafi yawe yanditseho ndengera. Okay baby, ngiye. Ni. Hajya yanditseho ngiki? Ndengera. Aha. Basi ngiye ibintu bya ndengera nari mbizi. Bagutsa kuri ka TV urabizi. Okay, hamuzanire sugar. Ese ugira ngo karana ndengera. Karana njye ndengera ubu ni ikintu gifasha umuntu. Ajya naguzi ko ndengera ari na clinique. Basi mimi najua hivi. Wale wanimbwira. Tuzanatemberayo uzahabona. Nibyo. Merci beaucoup. Ewana, mumbera ka brochette zangura ka. Sibyo? Ugira ngo se kuri ndengera bagira ama brochette. Nikubita. Bafite clinique. Nibitaro. Na ugamburo. Turakuze ntano. Unaona? Je tunazeeka wani peraha. Hari ibintu bibaho. Na kubitaro abantu bashobora kujya kubera ubuzima. Ubona turakuze ana ubuzima twabayeho. Hari ibyo bita medical check up. Medical check up. Misi jeu ya anglais, mimi niko francophone. Basi kuna niambia medical ketchup. Ni nini? Mauri. Ngusubira mungu numvuko bije. Mimi niko francophone, siko mtu wa anglais. Medical check up. Check up. Wase turi mu gikoni. Wase turi mu gikoni. Nubwo bikora ubuzima. No kuvuga dans toute langue on a trouvé les sciences. Dans notre français, c'est le contrôle médical. Ok, là ça va, je comprends. Oui. Kandi rero urabizi. Muri sisi nirwaye imitsi. Tuzajyeyo kabisa mana we. Imyaka yagiye. Abantu bagomba kureba uko bahagaze. Nukuri. Kuko kugeza ubu ngubu hari ubuzima, hari umurimo n'umusaruro. Vraiment. Ni ngombwa gucunga ubuzima. Sikore byo shiri. Ngiye gukira imitsi mana we. Mana yanjye. Imitsi kabisa. Ugira ngo ukuri ndegera ni kure. Nahangahe tugomba kuba tugize badasanga bamufashije mikoro babageneye. Manzari wa Karibu. Karibu. Asante sana. Shikamo. Umuhanda wagenze neza. Wagenze neza papa. Byiza kudutekereza. Stare maman, ça fait longtemps. Merci beaucoup. Meze mutese. Sawa, mzuri mama, tumeze neza. Papa, mama. Bose baraho, barashima Imana, twese tumeze neza kabisa na papa. Mu minsi ishize nibwo yagize akabazo urabizi, akunda kugira ama hypertension n'iki, ama crise ya hato na hato ariko ubu ngo bari kumererwa neza kabisa. Ariko urabona ko haje wenyine umushoferi se yasigaye. Shoferi wanjye rero sinzi ikibazo yagize, peut-être ko yarwaye kuko ejo yari yambwiye ngo nagameze neza. Uyu munsi namuhamagaye numva nyine no kumuvugisha kujwi kumva nyine ntago ameze neza kabisa. Ndavuga ni reka nanjye ninze surtout ko papa yari yampamagaye, navugaga nti ntago nabura kwitaba papa mukwe kabisa. Uri imfura. Imfura zisezeraniye niho zihurira no kugerageza. Kandi hari ikindi bajya bavuga tugomba no kumenya n'ururimi. None ngo abasezeranye si ngombwa ko bahamagarana. Quand tu as rendez-vous avec quelqu'un ou quelqu'une, sinon c'est bon quand c'est quelqu'un. C'est la vérité. Rappelle-toi notre jeunesse. Comment on se croisait, hein?
bien nanjye gusubiriragamo baravuga ngo abasezeranye bahamagarana. Rappelle-toi, dans notre temps, notre jeunesse. Quand on disait qu'on devait se rencontrer. N'oublie pas. Comment? Et toi, ce que je sais très bien, c'est que tu te rappelles la couleur des vêtements que j'avais ce jour-là. Vous les femmes. Oui, je sais, c'est... Bon, on laisse. Oliva. Donc toi, wabwira Oliva akaza. Twagiye mu biganiro tukibagira ibyishimo gusa gukunda acha nende mwita wende mutwara kabisa. none ko mpamagara nagize ubwoba navuze ni se habaye iki kandi ni amahoro? Ni amahoro? Ni amahoro. Byari ngombwa ko tubonana ariko mu mpamvu z'ingenzi. Ndabyumva ariko ahandi mwari mumeze neza? Turaho ni byiza. Agatere munsi abatoya mukunda tubona mutugenda n'ubundi hano harimo icyayi cyitwa TV. TV muze nakunda kuyingwa cyane. Buriya rero ni ibimera Imana yaturemeye ibidufasha. Ibi nta rundi ruganda biba byanyuzemo usibye uburyo bwo kubyumisha. Ni icyayi kidafite ikindi cyavuyemo. Birafasha mu igogora ry'ibiryo, birafasha mu gusukura impyiko. Mbese ko batubwira ariko ku myaka yacu iyo umuntu yaragafashe gusinzira neza. Ni ikinyobwa cy'umuti. Ebana ahubwo nanjye nzajya nkagura njye nkasumoka kabisa. Nyine karahengera karafasha. Ni ngombwa ko ubuzima. Ebana mbona vie kabisa kamufasha cyane. Urungano ni ngombwa. Cyane. Mugomba gutangira kare mukabimenyera. TV umusaza yarandahiye ngo ni ya mbere ku buzima pe. Birafasha ntabwo nta bindi bintu bisaba. Noneho ko bitarimo n'amasukari menshi. Ubaye ikize? Ese yagarutse hano. Oya. Oliva. Niba ari kuri mu biki? None se. Oliva? Mama Oliva? Oui. Muze. Olive. Olive. Display. Olive. C'est pas bon les caprices. Cyangwa izo caprices zawe papa ari kukubwira nizo tudashaka kandi mukaje dukomanda muri uru rugo. Bigize iki? Kumanga gusa. Olive umeze neza. C'est pas possible. C'est maman, qu'est-ce qui s'est passé? Byagenze bite? Quoi Olive? Mama naje. Nibyo njavuga kuri. Waye yahuye ni hahamuka. Uri mu Ni biki? depression ni iki kibazo? Kana pale mzuri. Mama mwambia agasuka. Ni kubera iki se? Habaye iki? Kubera iki? Mama mwambia agasuka. Ni mana yanjye. Kubera iki Olive? Shirinda gutwaye. Agumushaka naje. Olive. Va mu byo urimo cyangwa utubwize ukuri. Agumushaka. Nibyo musigaye mwitagutera indobo habaye iki? Ariko umwana afite Agumushaka. waguki? Wagugize ute? Nta nisoni. Mukobwa ariko uyu mwana abaye. Papa Olive suri kureba. Uri kureba by'umukobwa wawe? Hari impamvu za ngombwa. Tugomba kubiganiraho akatubwiza. Eba icyo ukora kuri umukobwa wawe. Jewe arandakaje pe. Mana yanjye. Mama jana mkona. Mungu wangu. Yesu. Ihangane, turagushakira umuti.
wangu. Huyu mkubwa anatunania pe. Tafanya ni Mungu we. Kitu naniluma ta. Mama Olive. Abe. Njya kuganisha umukobwa. Nanjye sigare mvugisha umuhungu Joseph. Ibyo byose turabona umuti. Oliva, usikuri kumbabaza kabisa. Niko na mtoto mmoja unanishinda kweli. Nikubabara? Mafi, unamwambia. Katufuna si buhoro ariko nyumva. Sibyo? Kome mafi, umukobwa wanjye nkunda, tugukunda kubi sibyo? Wagiye wemera ibintu bakubwiye kabisa. Masheri. Umva nkubwire. Suzi ko dufite business na papa wawe. Biri kugenda neza, biri kugenda nabi. Okay, urabizi. None uriya musore uzi ko iwabo ari abakire. Subizi warese tukaprofita. Tuprofite ayo mafaranga. Numwemera gusa. Natwe business yacu iraba nziza. Yaguruka tena. Tube abantu bazima. Ushaka ko baduseka hano hanze mwana wanjye. Jewe na papa wawe tumaze gukura. Niho turi gucungiraho. Ibi bintu mutabikora. Tangiye kwigirishwa ayo maso. Nibo ukuntu utangiye gukora ibyisho byawe. Acha muzaha. Mama. Wewe ukuntu na Mungu asiganira mu nzozi ntabwo nyisize. Funga kinywa kule. Kandi ndagukubita wowe, unasikia? Ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira. Inzozi se buri nzozi zose ni ko kuri. Nasuko tubanye mu nzu none. Oya, Oliver. Inzozi. Niwo bwa mbere se urota inzozi. Cyangwa ibi inka, cyangwa ibintu uri kwirukankaho. Biba biri byose. Ibi byo mbona bidasanzwe. Cyangwa reka nkubwire. Ufite agasore kari kukurekera cyane hanze. Mbwiza ukuri ndi mama wawe. Tima chérie. Nutambwira urabwira nde? None niba ntawe ufite iki kibazo. Numbwire by'inzozi kuko biriya kwanza ni fo. Vuga ibindi. Kindi kibazo. Ntawe ari gisimba nawe ikizimu. Ni mtu mzima kandi wao na Wakristo. Ukumva? Basi mama ndagerageza. Okay. Gerageza. Uko ubitekerezeho sibyo masheri. Nzikuri gutekereza ibintu byiza mama. Merci beaucoup. Nuko basi neza ubitekerezeho ariko umereze réponse nziza. Sizi ko mukunda na papa wawe sizi ko gukunda. Ok, ça va, merci. Ruhuka ma chérie, ruhuka bébé wanje, ma fille que j'aime beaucoup. Voilà maman. C'est bien. Ok. Nakugurira n'akantu keza. Oya? Umunsi na wundi bujya hano. C'est bien ma chérie. Je t'aime. Ok.
uyu mukobwa ni muzima ko atajya ahanagura zino nkweto ni gute namutanga hano mu kazi ko umukobwa ni umunyamwanda pe debere gusa umukozi njye nzafata undi tu ntabwo ashoboye akazi byose ngo ni umwanda nk'undi suku urevi kanzaza mubwire kwanza uzi ko yo ntabwo waje gusenga we ku rusengero narafashijwe ubimenye ko nafashijwe hari umupasitori ufite amavuta ewana ari gusenga agasengera abantu bakagwa abandi bagakira mbese ni ibitangaza gusa mufitemo icyizere ko cyane ahubwo tugomba kumushaka azasengera umukobwa wacu mwiza. Sare nabaye nk'utindaho gato nabanje nca ahantu ngura utuboro aritwo nagiye kubona none mbese ahantu wanzanye buriya mwana Sezari musaza yani mana utuboro nitwo twantindije ndi kujya kutugura ebana ahubwo akira musaza ebana mbese mwana ahantu wanzanye kuko heze mani buriya rero hano haboro ndahakunda byatari n'impamvu nahisemo kuhakuzana mani buriya nanga kubwira umuntu ibiboro byanjye by'amabanga aha boro hari public mani setungo nko mu turesitora lucky fan man hasaze bro niko muri kuririmba koko mani buriya nubwo mfite ibibazo mani njyewe njya nimara stress ndimo ndagira kari akasaza karansekeje mani ko mu karere lucky fan sha nende no kukumva hano muri ekuteri ma nese bimeze bite ni ibibazo mani ni ibibazo kabisa byakugendeke bite ni bisaze wa mugabo we mani buriya mani nyine ibora nashaka kukubwira ese mani nkubatse oya mubibi wandangiye mu buzima busanzwe na mbere hose biriya ibora byaramufataga by'ibidayimoni mani inde uravuga Olive mani njye ndi kukubwira nti muri iyi minsi umuntu ari kujya iwabo mani uzi ko no kundeba guhuza gutya amaso mani ari gutabaza noneho ngo ikintu gitangaje ngo umudayimoni ngo ari kuza mu shusho yanjye mani bro uriya mukobwa ndamuzi neza kitse n'atari Olive uri kuvuga
ndamuzi ibyo bintu uri kumbwira by'abadayimoni kabisa. Erega mani ndamuzi nibo ni abakristo. Ngende kukubwira nti ese mani umumpamo pasi ugira ngo nanjye nabonaga ibyo biboro mani umupepe twari tumeranye neza, ni nayo mpamvu uranakuzanye hano haboro. Hano haboro hari ukuntu twajyaga tuhahurira tu nta haboro twamediteraga igihe umuntu yabaga afitanye n'undi kibazo. Iri buye uri kubona iri ngiri twarazaga umuntu mani twari dufite drama umva bro nk'iza telenovela urumva, ku buryo igihe yabaga yankoreye ikosa cyangwa namukoreye ikosa buri umwe yandikaga agapapuro akaza akagashyira hano munsi y'ibuye, isaha umuntu atazi umwe akaza akagafata akagasoma. Urumva ni nayo mpamvu navuze nti hano haboro reka nzembe ntuje mu mutwe n'iki gutyo umuntu aba ari kwitegereza umusozi. Mani buri urareba nk'uyu musozi bro ukuntu umuntu yabaga yahaje atuje arimo yitegereza ibiti, utu tunyoni tuba turi kuvuga hano n'ibiki. Mani ngiye burankunda iboro byanaca n'iki ukuntu nimereye nk'abazungu. Mani hano hantu ni heza, hari amahumbezi. Mani hano haboro ni heza cyane mani, ni heza inaca utu duti tunyoni. Yani hano haboro haranduhura cyane mani, haranduhura. None nk'uyu munsi ugira ngo se ni ikibazo cyawe niva gusa nk'uyu munsi narose inzozi mani zicanganye bro, ngo ndi mu butayu, ngo ndi gutwara imodoka abantu nkubitamo amavitensi ngerane. Ariko ntabwo riva gusa nawe wahanze mu butayu kandi mu Rwanda. Bro man byari ibisazi ndimo mbona babamere bo muri za Sahara bro. Urumva babamere babitandiye inuzi ibiboro by'abasiramu iki chamani. Ibyo bintu by'abazimu byaba ari byo buriya. Frank man wapi ngewe ibiboro byo ndi gutekereza ko ari inzu zisanzwe, ntabwo ari ibiboro by'abadayimoni, ahubwo uriya mubebe mani wampaye mupasi. Erega nanjye nari nsanzwe muzi kubera ko ni wabo hari ukuntu bari inshuti nyine amafamiye kwa kundi ubiza bari inshuti, ariko nyine nk'umubebe wabo mudaciringa cyane. Ariko uriya mubebe nyine waramundangiye umubwira ukuntu nyine ari umwana mwiza n'ibiki, ntangira kugenda mukunda mani kandi nari muzi. Ubundi hari ukuntu umuntu agirira crush umuntu asanzwe nako aribwo abonye bwa mbere, ariko uriya mubebe nari muzi kuva kera n'iki. Buriya Joseph nyereka nkubwire ibintu byo kuvuga ngo amadayimoni ibyo bintu ntabwo ibintu by'abazimu mwana. Ubundi wizera abazimu ziriya ni inzozi zisanzwe kwa kundi ukuntu umuntu arota nabi, naho kuvuga ngo amadayimoni n'abazimu njye ntabwo mbyizerera. Cyakora cyo ikintu ndi bukore ndaza kugenda mu rugo muganirize tuganire ndebe nyine nawe muganirize n'ubwo mwabibona, ariko kuvuga ngo ni abazimu n'abadayimoni ntabwo bishoboka kabisa, byaba bigoranye cyane. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Boss karibu. Murakoze. Ntabwo nse niba turi gukorera cyangwa nawe tubaza kugukorera agaco. Nshaka ko mukorera umuja. Ndi kubona byanashaje. Oya ntukorere. N'inzara urabona ko zimeze nabi, nshaka rero ko mubyitaho. Ibi byose turabikora hano. N'akajere turabikora kabisa. Nizeye ko muramutunganya neza kabisa. Ntugire ikibazo hano ni ku isi. Murakoze cyane. Sister, wakuremo umupira se kugira ngo ube comfortable gutangire akazi fresh. Sister, byadufasha. Byabafasha? Chef utangiye kumuramo umugore imyenda. Attention!
oya bebi ni ibisanzwe ni ibintu bisanzwe kandi ndumva nanjye unambangamiye kuranitwe se Ndakubangamiye kandi ntukuramo imyenda. ndavuga uyu mupira Ah, il faut faire attention, monsieur. Ndamukuramo imyenda. arafuha manze Okay. Shuka zeme ngiye kuri toilette gato ndaje. Mva chef. Ndaje zangaje. Okay. none se uyu muramambura ryari murakunze abanyura spray impaka ntabwo biri grave ubumure ahangaha ni ibintu bisanzwe bibaho yagize ashobora kuba yahuye n'ikintu kikamuhungabanya kitari cyiza yari asanzwe amenyereye doko urabona bibaho bibaho ubwo niyo mitekerereze ariko araza kumera neza by'ibanze twabikoze ku buryo uyu munsi yakanguka birashoboka cyane mumureke aryama aruhuke neza kandi mama gerageza umube hafi umube hafi nabyuka numubaza ibibazo byinshi ndetse amanza atuje ikindi uyu mwana ashobora kuba hano muri uru rugo sinzi niba mugira abana ashobora kuba afite ikintu cy'ubwigunge cyane kwitekerezaho wenyine kujya yikanga hato na hato urumva ko bisaba ngo mumurekure isanzure nimumuzirike nimumubohe ajya agenda afata akayaga ahure n'abandi bafite inshuti ze biratuma asubira muri mudu donko nawe urabyumva turabigerageza turifuza ko umwana wacu agarura ubuzima ikindi kintu ntabwo yemerewe kurya ibiryo ibyo ari byo byose ubu ngubu akibyuka mubanze mumushakire imbuto akaji turabishaka pe rwose kandi nabonye donko kamemu ntabwo mwabibura birahari ni ukubyongera mu magabo kubigiramo umwanya munini bo ndakeka ari ibyo rwose araza kumera neza n'ibindi kibazo kandi hagize ikindi kibazo kiba hagize igihinduka mwamenyesha kontakite zanjye bazifite papa ufite nimero ze na dogita ndazifite ni na muganga wanjye murabizi mu busaza
papa ntabwo rema ntabwo yaziwe gusa bo ndagiye ubwo papa wanjye turi kumwe nta kibazo. murakoze cyane kandi mwihangane ibi ni ibintu bisanzwe bibaho natwe turi hafi yanyu muhumure rwose sawa dogita Joseph waraye hano bonjour mama bonjour kubera ko utavuze ko tuguhaye shambure nawe ukaryama neza sasa kubera n'ubundi kuva ejo Olivier yari yagize iki kibazo navuze ni ntabwo ndi buve mu ruhande ntabonye ukuntu bigenze n'iki nibyo umunsi bimeze sinzi n'ukuntu n'agatotsi kanyibye wumve ngo kuva cyagiye n'ubu ngubu nta cyari cyahinduka ntigeze akanguka kandi naryamye hafi nko mu masaha 10 z'ijoro nitegereje kundeba ko yakanguka se ibi ni ibiki koko se ndavuga ngo iki mana yanjye umukobwa wanjye binaniye iki koko uzi ko namuhinduriye n'imyenda koko ameze kuriya nakubuje nabi kugeza n'ubu biracyari kuriya mama reka dutegereze wenda hari igihe hari icyahinduka mu kanya kaza kuza gukanguka Imana idufashe kabisa Imana idufashe vraiment ni ibiki bibahora kuryama amasaha angana kuriya yatari ushobora kuba yarahuye na shoki mukanga cyane ndashoboka yesu we kuzi Imana ni kari iwacu urakoze cyane Imana yohereza amina mukuru iminsi makuru meza turakomeye umurimo w'Imana ubwo mbonye mumamagara byihuse ndavuga hari ikibazo kibaye avuga reka nze nibukana mbasange ngere mu rugo ndebe ko ari amahoro nk'umuntu tubanye mu buzima bwa buri munsi urakoze cyane pe ibibazo byo muri iyi si se bijya bibura ibibazo ntibibura ijambo ry'Imana niryo ribivuga ngo tukiri muri iyi si dufashe igihe kinini mu ntambara nuko rero ibibazo ntibijya bibura mu buzima bwa buri munsi murakoze mukozi w'Imana dufite ikibazo ntabwo n'umufasha arabizi ubwo ari n'umukobwa we baba babiganira cyane nubwo na twese tubifatanya umukobwa wacu afite ikibazo ninjiye mu rukundo afite fiance ariko turabona byarahindutse ikibazo gihari ngo fiance afite umudayimoni umutera fiance we niba ari we mudayimoni niba ari umudayimoni ubwo mwebwe ko murerekwa n'Imana twabitabaje kuri bwa buntu Imana yabagiriye ikabaduha mudufashe kugira ngo tumenye ikibazo cyaba gihari kubera ko buri gihe inshuro avuga umuhungu twabonye afite uburere tumubonamo icyizere cy'abuzukuru bacu ariko umukobwa wacu kada etitola ele maya tasola ele ndola sela maya kalabo seta ela seyama ketelemo sotoya ale mana we yumva hari undi mwuka utameze neza yumva hari ikindi kirere cy'umwijima cyangwa se umuko ale sayamala kele yola azo tayama iki kirere cy'umwijima andele sotoya makala ale saya umukobwa wanyu
Tisola alotike ezando ya kalama ya sataya malera sakayama esotoya lamo kataya maserenda rabo shilakayama evosayama tekela enishala osayamala sekete oya mashele brosata. Ndabona iyi nzu ifite ikirere cy'umwijima, hari umudayimoni waje mu ishusho yo kwiyoberanya. Elo saya ndagira ngo dusenge Imana, iyi nzu tuyigoteshe lembo sataya mashele amaraso y'Imana. Dusenge twereke Imana aba bantu bayo, tuyereke ibahereza uburinzi bwayo. Eshalama yamate salama ndekela yamasata. Dusenge tubwire Imana tuyereke ubuzima bw'abana bayo. Emesha tayama sata. Eso tola mandele bo shatayama la brosa tayama kele zatoya ande kayama. Zondema otila kazeke ende alota saya ka oji mala. Endema sotela ai mala kede. Ndo saya mala oyama kate. Eshendo lobo satayama kele bo. Mana yo kwizerwa we, mana igitangaza. Imyuka mibi yose irimbuke ishe iveho etoze emasayo edo aya. Imyuka yose yo kwigaragambya turakubita, ndatokesha, ndakubita, ndavutura. Eto. Humura, don't worry. Mana we. Papa arakangutse none dore reba ndi kubona asa nk'urukunda. Pastor wadufasha. Pastor dufashe. Niki mukobwa wanjye. Ndahari ndi hano mama, ndi hano fe wanjye. Usore dufashe kumusohotse. Ndi hano. Nta kibazo nese Mana yanjye kuko. Dufashe usohoke dukore inshingano zacu. Mama muhumure, ibi birakunda. Kristo wacu yaradupfiriye kugira ngo byose birangire. Tugiye gusengana Imana yo mu ijuru igihe icyo ikora kuri uyu mukobwa. Mana yo mu ijuru, Mana isumba byose, byiringiro bidakoze isoni, Imana ikora no ku munota wa nyuma. Turatokesha imbaraga z'umwijima, turakubita imbaraga zigaragambije, turakubita ibidasa n'ibivugo by'ubumana, imbaraga zidafite umucyo turakubita hasi kugira ngo wigaragaze Mana yacu, wiyerekane kuri uyu mwana w'umukobwa. Mu izina rya Yesu Kristo turamagana imyuka mibi y'abadayimoni yigaragaza mu mashusho atarayayo, yerekana mu mashusho y'uburyarya kugira ngo byose ukubite hasi n'izina rya Yesu Kristo. Mana we, roho byanze bijyananiranye, roho bijyananiranye Mana we, niwo ushobora gukiza, niwo ushobora gukura ibisaba imisozi, byose birakugendera. Mana ni wowe twiyamaje, Mana ni wowe duhamagaye, Mana ni wowe dutakamiye. Uze wigaragaze ku buzima bw'umwana w'umukobwa, uze ukore ku buzima bw'umwana w'umukobwa. Mana imbaraga zawe Mana we. Mama mumamagarire nawe uriya musore nawe aze dusengane Imana. Kama dusenga Imana. Mana byiringiro bizima bidakoze isoni, Imana y'agakiza kacu, Imana twiringiye, Imana twizeye. Turakubita hasi, turashwanyaguza, turatokesha pushe la tesala monde kelego shataya. Mwizina rya Yesu, Mana kwizerwa, Mana ishoboye byose, turakubita hasi, turasengagura, turakubita ibihome hasi, turangiriza imyuka mibi yose mu mwijima. Mana we ngwino wigaragaze ko ushobora byose. Amen. Mana asigaye mu kuryama akaruhuka, nta murimo w'Imana wakozwe. Ni umusore na Imana imuhumugisha kubwo kwemera ko dufatikanya ku isengesho. Ubwo ngewe rero nasezera mwana nta kibazo.
Imana iri kumwe nawe kandi iramurinda, irakora ubushake bwayo. Amen. Mukozi w'Imana urakoze cyane, urakoze cyane mukozi w'Imana. Papa rero ndabubaha muri ababyeyi banjye vraiment, ariko ibintu bimaze kuba muri uyu mwanya njyewe ntababeshye pe ntabwo nishimye. Tekereza, imagine vous murabizi neza nk'ababyeyi banjye ndi fiancé kwa Olive, nta n'ikintu kibi nagambirira, ndetse n'iwacu turasenga ntabwo dukorana n'ibintu by'imyuka mibi, ariko ukuntu mwazanye pasiteri akamfukamisha akansengera, njye nabifashe nko muri kadire yo kumfata nk'ari njye mudayimoni. None se niba uwo mudayimoni aza mu ishusho ryanjye bivuze ko ari njye? None se hari abadayimoni mwigeze mubona bamvamo koko? Njye vraiment nababaye kabisa. Umwana birumvikana, ariko pasiteri twamutumiye kugira ngo aze asengere ubwonko. Gusenga twakoraga ibyo atubwiye, ntabwo wamfasha umwana yumve ko tutamubonamo ari tubonamo. Mama vraiment ngaho umwana wanjye ninajua unasali na uko mpangani mu rugo kabisa n'abakristo. Nose ntuzi ko umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana umubwiye ngo uze mu rugo usengere urugo, hari ibindi bintu bareba? neje kompra, ariko niwe wavuze ngo mumamagarire uriya mwana aze tumusengere, nabyo tubona nibyo. Ntaribi pe. Erega mama ndabyumva ibyo byose muri kunsobanurira, ariko uriya mupasiteri we ukuntu nkeka yabifashe, kubera ko mwatangiye mumusobanurira ko n'ubundi ari njyewe nako umuntu uza amutera aza mu shusho yanjye, ashobora kuba yatekereje ko ahari ari nanjye muntu umutera, akaba ariyo mpamvu yamfashe. Njyewe biriya nabifashe nyine nko muri kadire yo kumbona muri iyo shusho. Njyewe kuba twasenga, kuba twaza tugacyaha n'imyuka mibi ndabyumva pe, ariko kumfukamisha bakansengera njyewe nabifashe nko muri kadire yo kuba ari njyewe mudayimo. Uziko nanjye nikanze nabonye pasiteri aza kumfata hano muri salo, ndavuga yese bigenze bite ko yari yansuhuye. Nta kibazo kirimo. Niba pasiteri atari uko yabifashe, njyewe nari nagize impungenge ko ahari inyuma bitewe n'uko mwanansohoye. Nabonye munsobora ndavuga ni bon, Olive muri iyi minsi ari kuntinya je kompra, ariko ntabwo wenda bagiye kumusengera kugira ngo bamuhumurize bagire bate, ariko kungara twari twamubwiye yerekeye wowe na n'umukobwa arabizi neza kuri fiancé uri kumva. Niyo mpamvu njyewe nabitekereje ko yabonye ko amaze gusengera uriya mwana nawe bagusengere, kuko kunyura mu mwana buri munsi ngo narose gutya. Harimo n'ibindi mama Olive, hari ubumenyi muri siyanse babyita hallucination. Hallucination ni ukubona ibitari byo. Birashoboka ko umukobwa wacu ari byo yishyiramo, ariko kugira ngo tumuhe assurance garanti, nabwo pasiteri umukozi w'Imana twagombaga kwereka umukobwa pasiteri akagukora akagusengera, wenda byagarurira icyizere umukobwa. Ntiyatashye gusa amahirwe ni cyiza cyane anshimishije nuko yanansengeye akabona nta gihindutse. Ndamutse ndi umudayimoni nakabaye nanigaraguye hasi. Gusa icyiza ni uko yabonye ko ku ruhande rwanjye nta kibazo. Ntaribe mama, n'amasaha yari yangendanye urabizi, twaraye hano mu munaniro n'iki. Olive nayo nagize ubwoba, gusa amahirwe kuba yakangutse akaba yavuye mu biriya bibazo yari arimo n'iki. Sava, murakomeza kumwitaho. Reba ukuntu najya mu zindi activity mama. Nisa ngapi? Urumva amasaha yagiye. Reka ndebe ukuntu najya mu zindi activity mwakoze. Nta kibazo, turakomeza contact. Allo ndabavugisha mumbwire uko Olive ameze.
ndakomeza mbahamagara. urakoze cyane mwana wanjye, urakoze pe. ariko ibyo bitekerezo bindi ubyikuremo. Oya ndabyikuramo pe. Sawa mwana wanjye, urakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Ariko twikuremo mu mutwe, nta kibazo kirimo. Tumaze kubona ko sava. Mwakoze mu wacu uko bizagenda kose. Yego, Imana ntabwo izadutera, nizagaragaza. Amen. Niba ni na caprice z'umukobwa wacu tuzabimenya. Vraiment. Bon. Suhuze basi mu rugo. Merci beaucoup. Ntaribi. Sawa, mugire umunsi mwiza. Sawa. Nta kibazo, ntimwirirwe mwumverekeza rwose. Turaguherekeza mu mutima. Bafite ku mutima muri ababyeyi banjye. Sawa papa. Sawa. Merci aussi. Kose uyu mukobwa aracyajyanye aya masara. Oliva, ngwino hano sha igitambaro. Oliva, kuya aya masara aracyajyanye. Nusu ujya ngo mbyuke muri kike. Nose kuzindutse. Aya masara Uzindutse. n'igitambaro kiragana. Usanga uko. Kwa kundi cyo. Aho rero ntabwo uzi ko ari gusaza. Muri si uyu ushyiramo plan. Narambiwe ya plante se. Ngeze ndabishobora. Umwana ntabwo uzi umenye ukuntu neza. Nanjye sibo ndabimenya we. Nzabimenya. Burya se. None se kuri gufunga ari iwe mama. Rero cyangwa wambare plan. Oya. Plante se. Bavurisha. Bagira gutya ntabwo ari ibintu byinshi cyane, ni gutya tupa. Suri base. Kubasubira gukina kandi. Ntabwo cyangwa twarabimenyereye. Nusugiye ujye bukwe. Bo Olive. Ndagiye. Sibyo? Ukore byose hano mu rugo. Bya bindi byawe by'ubunebwe. Byo kugenda mu gitanda ukaryama ukagira gutya ntabyo nshaka. Turi kumvikana? Ndazo kubikora. Papa wanaza nimugoroba kurya. Nanjye nayo masandi buzireho. Mimi nataka tukutane kila kitu kiko tayari. Ndio mama. Ndio mama. Nikakutana kuna. Sha none. Nini urazanira? Nunda kazi. Shako muzanira. Shokora. Nawe uri bakamukeza mama no subira umundana muri. Ya shokora we ndakuzanira. Nzibyo ndi kuzanira, sibyo? Saba masheri. Saba. Ibu. Aha niho mukorera. Aha nakuze. Urabona ni gato n'urukero ntubona ngo nukangana gutya. Karakata cyane. Okay. David, akazi biragenda nta kibazo kubisa. Urabona bigeze ntabwo gisaba kubona amakaramu. Bagombaga ngo isarutiri gutrasa ibisaba marati bisaba marike. Iyi mashini se yo mbona ni iyo arangije imashini wabonye
biza hano ababishanije komande ikorerwa kuri iyi kuri mashini Okay. noneho ibikorerwaho byose urabona ibipari icyo imara iyo ni ugukura mu bijyanye n'ubuzima no gukura umuyoboro kugira ngo umuntu adahumeka ariko baba bafite na za masike zituma ahangaha se amaye iyi sizire ni baro ni imipira ni iki ntabwo ari baho bafite uko babifungura barabifungura bagashyiramo itara n'utu ngutu natwo ni imitako y'amatara bikorwa urabona akanya gato urabona nkaha barafungura kugira ngo hazajyemo rya tara none rigabanya urumuri ritange n'ubwiza bakora sayize zinyuranye urabona mu byo twavugaga uyu musore Norbert uyu munsi niwe uhari ariko hari na bagenzi be barimo guhuza amatara n'ibishushanyo bitewe n'umukiriya yifuza urabona bitewe no guhitamo k'umukiriya n'amabara y'ibiti aratandukanye bitewe n'uko umukiriya abyifuza nubwo tugendera kuri abakiriya bashaka ariko natwe hari n'ibindi duteganya tubahamagarira kakira Ta-da! Surprise! Happy birthday! Asikipi warasaze cyangwa nari nakubwiye ngo iki Happy birthday! bari bya happy birthday aho ngaho usemani buriya mama gusanze ahagana mubwira iki Guess what? Guess what iki kivi wambaye mpano ugataha mama atagusanga aha ngaha Njye ntari. taha yine On your birthday ntari. taha pe Ntari. Ntari. Sinovugira hejuru ndagiye. Goodbye. Sundi kuki ushaka kungerageza ntabwo ndi kugerageza wino wicazwe nyine no sundi nakora iki aya nanjye ntabwo nazi uri kumwanicaza njyewe umuntu ufite iki kintu aya ni amafaranga y'icyuzi twarayakoze mimi na wewe warasaze we bad we crazy mubyo ntabona hamunyuma barakumbana nyine ugiye kujagarara umutwe ndakujagaraza hari n'ahandi hantu burya ntajagaraza aretse nkabanza nakujagaraza hanze twongera akayabo mane siko mama gusanze aha ngaha byahita bibaza ese ninjye wihaye karibu ninjira amazi amazi yaterwa n'ayo ushaka ni ay'icyuzi ni amazi ya nyanja ay'icyuzi nayizaniye nshaka ya nyanja uri tayari itayari njye ndi tayari uburyo bwose ureze njye ndi tayari haje nta mikino another one another another one another one wow another one another one kirashaka si money inyanja y'amafaranga ahubwo harimo si inyanja yawe yo ndayinywaho ryari ku masazi
Oh, mama. Jambo. Eh, jambo. Uko bien? Habari? Mzuri vraiment. Wewe uko hapa? Niko hapa vraiment. Mumeze muteze? Tumezereza. Yani nanjye meze bon vraiment. Ndabibona nta kibazo kabisa. Oh mama rero impamvu nagumye hano hanze urabizi Oliva muri iyi minsi ari kuntinya cyane. Ibibazo ari kuzanamo n'iki, so hari amakaduye nari nazanyirize n'amahirwe ndakubonye nari nayasize hari imbere ura mukobwa wanyu uza kubafasha rimwe na rimwe namusanze ariko Chantal nasanze ari gukora amasuku hanze ndabimuhereza ubwo ngubwo sinzi niba uje muri pose cyangwa ikibwo uraza kuza kuri mumbe. Mbese ntabwo uri bwinjire ko naje kunje. Ikibazo urabizi tujuru ukonje Oliva akibwo. Nakundi basi ndabimu. Bon merci mama, ubu ngubu rero reka ngende ubwo ngubu uraza kuza kuri mumbe. Sawa nta kibazo. Merci beaucoup. Salimie na papa. Ndio atasikia. Merci. Sawa salimie kwa nyumba. Ndabasalimia vraiment. Asante. Sawa. Mama Raj, shaki ivi Mama Raj. Tuza. Ujya please, please. Shaki ivi Mama Raj. Ujya. Niri wawe ntabwo yagaye umukwe. Mani n'ikivyo ujya. Tuza. Shaki. Kuchiri Babylonke. Wiza kive mani babara basi. Down. Calm down. Basi, ngiye gucisha runo rufunguzo munsi, ngiye kujishisha mama, nawe ucisha mu kuzisohoka munsi, sibyo se?